Muraho neza nshuti za NCTV, nizere ko muri amahoro mwebwe mwese aho muherereye, amahoro y'Imana naganze muri mwebwe. Abari mu Burayi turabasuje, abari muri Amerika turabasuje, abari muri Afurika by'umwihariko, mwumve ko tubasuhuje. Twongera no kubaha ikaze mwebwe mwese aho muherereye, mwumve ikaze, muze mwisange hano n'iwanyu mu kirambi, nk'ibisanzwe muri kumwe naje umunyamakuru wanyu Cecile. Mwibuke mukore subscribe ku batari bayikora, musharinga ibiganiro byacu, mwibuke muna liking. Hanyuma uyu munsi wabonye uko muri kubibona kuri kamera zacu za NCTV, turi kumwe n'umutumirwa, umusaza wacu, umusaje. Muze tubane tubashe kunguka byinshi binyuze muri we, kuko ni umubyeyi. So kurakaza neza. Ugasangwa. Wisanzurane mu kirambi, kirimo abana bawe, kirimo abuzukuru, kirimo mbese kirimo urugero rwose rw'abana bawe. Wumve ikaze. Mumeze neza? Turaho kabisa. Uyu munsi wabone twaje tugusura kugira ngo hari byinshi uturusha, umuco, uburyo ki umuco wabaga umeze iwacu, byabaga bimeze gute, nizo dushaka ko dusongogezaho ukaba nk'utubwira uko byari bimeze. Banza utwibwire mbere ya byose. Njyewe nitwa Semanyana Zikiyeri. Ukaba uturutse? Nturutse iwacu ni mu Kajembwe, muri gupema ya Bijombo. Yego, uri umunyabijombo. Abanyabijombo rero bari aho ngaha bagiye kudukurikira, muze kutubwira niba muzi isokuru kandi mumusuhuze, nawe arabakunda cyane. Yaje hano kugira ngo tubashe kwigana umuco, abigishe byinshi twe tumaze guta twebwe baje no aha mu Bishasha tukiri bato, n'abaje dukuze benshi twataye umuco. Rero nimuze tubane tubashe kubana na sokuru. Soko ngaye dusangize ku muco w'iwacu, ko wabaga umeze kugira ngo ubashe kwigisha abana batoya baje ntabyo bazi, ntabatazi umuco, n'abakuru bamaze kuwuta. Urakaze. Murashaka umuco ki? Umuco wari wose wa Kinyamurenge. Hari ukuntu muri no minsi usanga hari ukuntu abasaza batubwira ngo nta muco mukigira, twe tugashaka kumenya ese umuco wari umeze gute. Biturutsega muri mwebwe mwe mutubwira nta muco. Umuco wacu wa Kinyamurenge, twaraturanaga twese uko dutuye mu muhana, twese tukavuga rumwe, tugafatikanya byose. Umuntu yaratekeshaga inka undi akamutiza, wagurisha inka undi akaza akagukaba ifaranga mugahaha mwese, cyangwa ko aba ari ugusaka mugasaka mwese. Uwo niwo muco twagendanaga. Ubundi kandi bwacaga mu gitondo tugasuhuzanya amazu yose, k'abasaza aho nkatwe, ukagenda uramutsa abantu ureba uko bwakeye bameze. Icongeye ica kabiri, iyo twagiraga urubanza twararufatikanyega twese. Nta muntu wavuga ngo rubanza n'urwo abanyanaka, muturanye muba muvukanye mwese, rwa rubanza mukarufatikanya. Nimba ari urw'ubukwe mugafatikanya nyine iby'ubukwe mwese nk'uko bimeze, mugahahira bwa bukwe, mukakira abakwe baje, mukabacumbikira mu mazu mwese, kandi mukabakorera mwese kugeza nyine murangije bwa bukwe. Uko iwacu niko twari dutuye. Uwo niwo muco wa Kinyamurenge. Icongeye ica kabiri, iyo umwe yarwaraga agenda ku bitaro, abantu baramwikoreraga, nta kuvuga ngo baratanga amafaranga. Oya, ni uko bamubadukana ku gipoyo bakamujana hari ubuvuzi, bitari ukuvuga ngo baratanga ifaranga kuko kwino, cyangwa se ngo barinde gushakisha bamwikorera. Kaba ari umuntu uja kure, kuva mu Bijombo aje i Buvira niho waguriraga abashi cyangwa abafurere. Ariko iyo ari mu bitaro nka biriya byacu bya ruguru, bamaga bamwirukankana abasore bakamushiza ahavurirwa. Uwo niwo muco wacu twakoraga. Ikindi woza ukimbaza. Urakoze cyane Soko. Tukiri aho ngaho, hari ukuntu uvuze ngo kera hari ukuntu mwafashanyaga mukitabira imanza. Ese hari ukundi kuntu mwazitabiraga bitandukanye n'aha? Ndakeka ko n'aha ngaha iyo ubukwe bw'umunyamurenge bubaye, abanyamurenge bagerageza kwitanga, bagerageza gukorera hamwe, bagakorera hamwe bakareba uko nyine bakemura urwo rubanza. Niba ari ubw'ubukwe, niba ari ubw'ibiriyo, ugasanga bitanze nyine, ugasanga nyine bakorera urwo rubanza urwo ari rwo rwose.
nese hari ukundi kuntu mwe mwabikoraga bijanye n'umuco bitandukanye nuko twe tubikora inama mushasha? Iwacu uko twabikoraga, iyo umwe yagiraga ubukwe muri twe, wagendaga ugakama inka zawe ukamutabura amata, umugore akayashira akazisiga inkogoro, yamara akazishira mu gishambagara akikorera. Ubundi kandi hariho n'igihe batoraga amafu, igihe ibyo kurya biriho bagashoroza amafu, nk'abagore babiri bakagira umupfuko, abagore babiri bakagira umupfuko, mugataha bwa bukwe, kuko ubukwe buza bugira abantu benshi. Uko niko twabigenzaga. None se ko muvuga ko abo ngubu twataye umuco, kandi natwe ibyo ngibyo mwakoraga natwe tubikora, yego ntidutabura amata ariko usanga kenshi dutabura amafaranga tukanitabira. Mubaye mubikora muba mugifite umuco nyine, nabyo twobashimira kuko ibyo mubikora. Yego. Soko ikindi kandi twifuza kumenya ni gute bashingiranaga ruguru. Hari ukuntu twumvaga bavuga ngo umugabo mbese sebukwe w'umukobwa niwe ushima umukobwa, hanyuma akagenda akamushingira umuhungu we. Ese ibyo bintu gushingirana kwari kumeze gute? Nizo byari umuco se cyangwa ibyacu dukora by'ungubu zo kwipatanira niwo muco muzima? Twebwe iyo twazaga gusaba umugeni, hari uko mubitekereza mu muhana mukavuga muti dushaka umugeni, umuhungu amaze kuba uwo gushingira, mukihuza abantu bavukana 3 4, mutese dushaka umugeni, turaho nimuranga umugeni, bakamuranga bakavuga ngo nyanaka afite umugeni, bwaca mugatuma umuntu akagenda akamubaza. Ibyo byarashobokaga umuhungu atabizi, yenda nabwo burya mwahamagaranye nawe abarimo. Ubundi kandi ishobora kuzinduka ndi mvuye hariya mu Bijombo nkaja mu Minembwe, nashika nkabona umugeni mwiza ku nshuti yanje, ubwo naheraga ko unsiga mubajije, bwaca nkazohereza inka, nashika nkabwira umwana ngo nabonye umugeni kwa naka wanaka, none uwo mugeni dukwiriye kumukwa. Umwana ntiyokwanze uwose yashimye nawe abamushimye, ataranamubona. Mbese ibyo bintu byari bikwiye soko kumva ko ugomba gushingira. Yego koko nizo ngo twagiye tubona zari zikomeye, ahari zakomeye kubera gutinya ibitsure by'ababyeyi, niko twe dutekereza. Kuko kuri ubu ngubu ntabwo twumva ukuntu ushobora kubwira umukobwa ngo nakuboneye umugabo batarabonana ngo bagahurira mu munsi wo kuja gushimana, ngo bahuye batari baziranye, ngo se yamutoreye ngo byagenze gute. Ese ibyo ngibyo buri impamvu batasenyaga barahuye bataziranye, ntabwo byategwaga nuko batinyaga ababyeyi bahari mukaba mwarabashize ku gitsure? We nawe uri umubyeyi, iciza ukwari ugushaka nyine umugeni ubahishema mwese. Wabaga wabajije wa mugeni harya uraye, uriya mugeni wa naka uba ufite inshuti yawe aho, uriya mugabo ko afite umugeni, uriya mugeni mumuzi hiki, ya nshuti yawe baturanye nakakubwira turiya mwana ni mwiza cyane, agirizi ateye uku kwa kundi ateye ukagushima ukamahera kukamubaza. Ubundi kandi niyo twamubonanaga inka nziza, urumva, niyo twamubonanaga inka nziza turamubaza utese ziriya nka ni zande, bati ni za nyanaka, kazishima zanka, bigatuma mbaza wa mugeni kugira ngo nirongoranye zanka. Uwo ni wari umuco wa Kinyamurenge. So kwa hantu hari benshi batahumvise cyangwa batabasha no kwasobanukirwa. Ni gute ukenera zanka bigatuma usaba umugeni utari wamushimye ko agomba kuba umugeni? Zanka zishobora gutuma mbaza kuko afite umugeni kugira ngo nirongoranye zanka. Urumva mwabikoraga kubw'ibyifuzo. Nasanga afite umugeni nkamushima, ubwo ngahera ko mubaza kugira ngo nirongoranye na zanka. Ariko ndumva kubera ukuntu mwari mumeze kera, ukuntu nje mbyumva, bafite abandi turi kuvugana nabo bafite kundi bavyumva, abandi baza kuzumva. Rero ukuntu mbyumva ndumva nkaho mwagiraga ibyifuzo,
ukifuza inka y'abandi bigatuma usaba umugeni kugira ngo ubone ya nka y'abandi. Ese niko byari bimeze kandi hari umuco si ukuyibaga urumva ni umuco wacu mba mfite inka zanje kagenda nkamukwera za nka ziwe nziza nkazirongoranye nkazijana nuko byari bimeze abantu ntibumve rero uko byari bimeze ntabwo byari byoroshye kumva wanakunze n'inka bigatuma ushaka aho ngaho n'umuntu kugira ngo utahane yanjye Yesu we soko nawe ni gute byagendaga uburyo mwashingiraga uburyo mwapangaga ibintu byose kugeza mushikije umugeni ataziranye n'umugabo gushika imuhira nari nzindutse uwo ni umuntu abonera mu rugendo iyo nashikaga imuhira no guhamagara barya tuvukana na wa musore nawe duha dushingira barimo kababwira urugendo rwanje kababwira ukuntu nasaze kwa naka afite umugeni ndamushima kandi n'abaturanyi nabo baramushimira ubundi kandi cyane nshima n'inka ziwe kuko ari umuntu ufite inka z'indongoranyo zikwiriye kandi nziza mbaza uwo mukobwa namara kubabwira bakavuga bati uko ni koko kwa naka duhora dushingirana turanavukana data wosanga n'uwo mu nyirabukwe w'uwo mwana tugiye gusabira ari nyirasenge cyangwa akaba inshuti yacu nyine kuko tuvukana nuko niko byagendaga nese soko ukuvuza aho ngo byumvikana ko kenshi mwashakaga abana b'abakire urumva umwana w'umukene byagendaga gute umwana w'umuntu udafite inka cyangwa se tuvuge basiruguru nta utarugira inka ariko tubyita kandi niba ari uko niba hari abaho n'abakene badafite inka urumva umwana w'umukene ntiyapfaga gushaka oyaye iki igikuru ni ukugira umugeni mwiza habe nubwo nta nka afite nubwo nta nka afite nje ushobora kuja kumukwera ngakwa za nka zanje kandi kazirongoranye muzikangarukira ikindi soko kwa kundi warugeze ahantu nyine mugenda ukavuga nyine ukavuga mu rugo ko wabonye umugeni n'abaturanyi bamugushimiye nyuma yabwo bigenda gute maze kubwira amakuru gabimuhira bakabishima bati wagize urugendo rwiza none ejo nakazojana inka aje gukwa umwe muri babavandimwe mugakubita inka ugatuma umuntu umwe uti naka ngiyi inka uzoyinjanire kwa naka uzoshikukwe nasize mbajije iyi nka nayo ugende ibimfata rembo ya nka akayijana akayishitsa nkamuhana akabindi k'inzoga amara gushika akayishyitsa akayita inkwano agahamagaraga abagabo baba bari aho ngaho n'urya dusabira nawe azahamagara inshuti ziwe ati dore uyu muntu afite amagambo yamara gushika akafomorera kakamindi k'inzoga akavuga kuko yaje gusaba umugeni kandi ayo mata ari ayo gushitsa iyo nka hanyuma agasaba isezerano ati mumpe isezerano ryo gukiranuka bakarimuha bakagenda bakiga bakavuga bati turamuha amayinga 2 cyangwa 3 cyangwa n'ukwezi ya mayinga 3 yashira rya sezerano rya munsi twahanye tukazaga dushoreye inka uko nzifite nimba ari 10 risaga nimba ari zidashitse 10 uko mba nzifite zose kazizana nje gukwera umwana tukazana n'umwana n'abandi inshuti nyine tuje guca urwo rubanza tugashika bakatwakira tugakoshanya tukarangiza twamara bakaturongoranya nabo bagashikira za nkwano wa mwana aba yazanye n'urwandiko rw'ikanisa rwa rwandiko rw'ikanisa bakarujana kwa pasiteri yamara gushika akabashimanisha mu ikanisa wa musore akabona umugore we n'umugore nawe akabona umugabo we nuko niko twabigenzaga soko ese kuriya nje hari umuntu nigeze kumva avuga ngo hari ukuntu kera byagendaga ngo hakaba n'igihe umugeni agera igihe cyo kuji yashakwa atabizi hari umuntu umwe nigeze kumva w'umukecuru atanga ubuhamya bumwe gutya aravuga ngo iwe ngo yabonye mama we kurira mu gitondo ngo ararira ngo ariko ngo akabona abasaza nyine bashashanye na papa we ariko akabona mama we gusa ari kurira bananiwe kumubwira ngo arazinduka ngo aja mu ngwe ngo agaruke ngo bahita bamubwira ngo tugende ngo urashatswe
ntiyari azi uko bamukoye, ntiyari azi umugabo umukoye, ntiyari azi uko bimeze, gusa ave mu ngo bahita bamubwira ngo ngaho ejo ku nzira tugende urashatswe. Ukaba usanga nyine umwana abonaga kugenzura, rero reka ndeke kumwita umwana, nyine uwo mugore abona kugenzura ko ashatswe, abona kugenzura impamvu nyina yazarira. Yabonaga nyina ari kurira akibeta akarira ariko ntamubwire igihari, naho kumva umwana yarasabwe agiye gushakwa. Ese ibyo bintu zo byari byiza soko kubwira umuntu umunsi wo kubaka ngo kera ngo urubatse uragiye ugiye gukora ubukwe utazi umugabo utari uzi uko unakowe? Ibyo byari kera imbere yacu ikanisa ritaraba. Icyo ni imbere y'ubukristo. Icyo ni imbere y'ubukristo. Yego, ibyo byarabaga kuko mbere y'ubukristo niyo wagendaga nk'ubundi azindutse, kuko nzinduka hano muri Kenya nashika nkahasanga umugeni nkunze kamuterura nkambaza inshuti zanje zihari bakamufata tukamujana. aho ndi gwari mu rwego rwo guterura, kuko yarambwiye ngo yakoze ubukwe baramushoreye gutyo ashika akora ubukwe arashingirwa. Ibyo rimwe ku muntu, ariko si bose, kuko mbere yuko ikanisa ryemera gucura wa mukobwa ni ukuba yarashimanye mu ikanisa. Ijambo rya mbere, kuboha umusatsi n'icyaha. Umurimbo wanyu ntuba uwo gukanisha imyenda cyangwa uwo kuboha imisatsi. Petero niwe mwigisha mukuru, umuvugabutumwa twasigiwe, Yesu yamusigiye ifunguzo. Yaravuze ngo umurimbo wanyu ntube uwo gukeresha amahuzu, nkuko ino twabisanze no muri Kenya, ngo ihuzu wambaye niyinga ntiwo yambara n'iyindi. Uko niko gusuzuguza abatazifite. Kwiye kuzigira nishake zibe nishe, ariko ntibizibemwo kwirata. Kandi Imana baye mfite imyenda myinshi nkareka kuyambara ngo nibwo undi muntu atabona ko ndi kumwihayira. Ugomba kuyambara kandi neza, ariko bitarimo kwirata. Yego, hatarimo kwirata. Imana gayizi ni biri mu mutima wawe. Yego. Aho iri ni nkiraho. Yego. Natangariye ino jendo Munyabijombo. N'abana bacu b'abanyamurenge babosha imisatsi, abagore bacu babosha imisatsi. Ico ni icaha. Mu gihe ibyo bivuga uzagenda ubibabwire ngo mwakoze ibyaha. Ijambo rya gatatu, bigize abanyamahanga batobora amatwi ngo bagashira n'imbara amaherena. Urya wa muntu watoboye amatwi abagaragara kuko ari mu mambo y'ubupagani. Muri Bibiliya bivuga ko tutagomba gutobora soko. Ntibishoboka. Hari aho iryo jambo ribivuga. Ijambo ryo kutirimbisha dutobora amatwi tworishaka tukaribona. Irashaka kuboneka buriya. Bizoboneka. Soko urakoze cyane. Abenshi twe twumva ko ari ukwirimbisha, ariko mu gihe ijambo ryaje ritubwira ko twasubiye mu bihe bitari by'agakiza tugomba guhinduka. Rero urakoze cyane.